Uretse wenda kuba wakina filime hari indi mpano wiyiziho? Impano ziba nyinshi ariko mba nzifite zitandukanye. Nko kuririmba? Ijwi ryaragoramye. Ladies and gentlemen, mwebwe mukurikiye Kibra Media, tubahaye ikaze aho mubona umumama mwiza cyane, n'umumama musanzwe mumenyereye muri sinema nyarwanda. Kuri ubu rero muri Rwanda International Movie Awards akaba yahawe igihembo cy'umukinnyi wa mbere w'umwaka mu bamama cyangwa se mu bagore. Reka dutangire atubwira uburyo iki gikombe yacyakiriye. Mama, turakwakiriye. Murakoze cyane. Nacyakiriye neza kuko imbaraga nakoresheje zanyeretse icyo bibyaye. Uri uzi gukora warangiza ntubone ko hari icyo ubonye, ntago uba warakoze. Rero byanyeretse ko nakoze, kandi n'ubundi nari nzi ko umwaka ushize nakoze cyane. Narakoze cyane ku buryo najyaga ndyama rwose nkumva ndarushye pe. Mama, uri kuri stage wavuze amagambo akomeye cyane ushimira abantu bose bagiye bagufasha muri sinema. Ubundi wenda tunyuremwe muri make nk'abantu batigeze bitabira iki kirori. Ni iki cyaguteye kumva ugomba kwinjira muri sinema nyarwanda? Icyanteye kwinjira muri sinema nyarwanda, nahoraga mfite ibindwaniramo byo gutanga message, ubutumwa ku bantu, ku rubyiruko cyane cyane urubyiruko. Ariko mbonaho ninjirira kugira ngo mbashe gutanga ubutumwa ku rubyiruko kuko ngiye nkunda abana cyane. Biba bigoye kubona wenda umuntu wenda muri mu kigero kimwe ashyira imbaraga nyinshi mu gukina sinema. Uretse wenda nk'akandi kabazo nakwibariza kamatsiko, uretse wenda kuba wakina filime hari indi mpano wiyiziho? Impano ziba nyinshi ariko mba nzifite zitandukanye. Nko kuririmba? Ijwi ryaragoramye. Hari abantu mwari muhanganye muri ano marushanwa, wowe urabyumvutse kuba abo bantu bose wabahize? Ese n'ukubera amahirwe cyangwa se nuko wumva kubarusha? Ibyo byose abatanga ibihembo hari ibyo bakurikiza. Ubwo rero kugira ngo ngihabwe hari icyo bakurikije. Hari amanota basaruye ku badutoye ku ma SMS cyangwa se mu baturage byari bindi kuko twazungurutse Bugesera, Rwamagana, n'ikimenyimenyi Rwamagana nahavanye impano y'umuturage unkunda y'agaciro gahwanye n'ibihumbi 200. Urumva rero ko je natangiye kubyina insinzi kare. Ni ibintu bishimishe. Hari uri umuntu ukunzwe ku buryo butangaje, wa mugani nk'uko maje kubyivugira, ukunzwe n'abantu muri mu kigero kimwe, ukunzwe n'urubyiruko. Ni irihe banga wakoresheje kugira ngo abo bantu bose ubatware imitima? Urubyiruko cyane mvuga ko urubyiruko runkunda kubera ko niyo mbabwiye nti rwose muze mukura amaboko mu mufuka dukore, urubyiruko ruranyitabira, bakinjira mu mateatire, bakinjira mu mafilime, nuko bakabibyaza umusaruro. Rero urubyiruko igituma mvuga ko wenda nafashe umutima wabo nuko banyisangamo. Niba bandamukije ndabaramutsa, nkanasiga mbabwiye n'inama. Nta mwana wamva iruhande ntamubwiye ijambo rimwubaka. Urijyana ararijyana, utarijyana ubwo nyine wenda bayihombiye. Ariko ntabwo urubyiruko njya ndubakure, nduba hafi cyane. Uzwi cyane muri filime nyarwanda, ariko cyane reka nkubaze nk'akabazo bitewe na filime ukinamo y'uruhererekane ica kuri RB bita maid. Hari role wigeze gukina usa nk'uwahuye n'ihungabana bitewe n'iby'umukobwa wawe yari yaranyuzemo. Biriya bintu byatunguye abantu benshi kukubona uri nk'umubyeyi nanone ukahita winjira. Biriya ni ibintu bigaragaza ubuhanga. Iriya character bagoye kuyikora ntago byakugoye? Ntago byangoye kubera ko njya kwa muganga gusura abantu, nkabona uburyo umuntu yagize ihungabana, uburyo bamurisha, kandi ubundi yari umuntu ufite imbaraga wirisha, uburyo ati nkonda
iyo umuntu yatakaje ikintu mu mutwe no guta inkonda birashoboka. Rero ntabwo ibyo byangoye, ahubwo ni nayo seni ya mbere yanyoroheye cyane. Bahise binera akabazo k'amatsiko. Ugira filime nyarwanda? Ndazireba. Uri umufana w'iyo filime? Mbere na mbere ndabanza nkafana iyo nkinamo. Iyo ni iya mbere. Ndashaka wenda dukoreye nk'urutonde rwa filime nk'eshanu ufana. Ubwo iyo ukinamo ya mbere ni Maid, ubwo uri umufana wa mbere wa Maid, sibyo? Ya kabiri ni Gitera, yahawe igihembo. Iya gatatu ni Intare y'Ingore. Iya kane Gira Amata na Rwasibo. Urakoze cyane. Rero wenda turi hano muri Convention Center. Kuba filime nyarwanda aho yatangiriye, wenda ibintu byo gutanga ibikombe bitari biriho, ariko bikabigezaho ibikombe mu bihabwa muri mu nzu ihenze cyane muri Afurika. Icyo kintu nacyo uracyumva kimeze gute? Kuba turi muri iyi nzu ihenze muri Afurika, igihugu cyacu kiduha agaciro. Ubuyobozi bwacu bushyigikiye ko tukura amaboko mu mufuka tugakora, tukihangira imirimo. Niyo mpamvu twicaye aha. Aka gaciro rero ntabwo twabura kutagakomera yombi ngo tugashime rwose. Mama, turi mu ntangira z'umwaka, ntabwo navuga ko umwaka ugezemo hagati. Turi mu kwa gatatu niba ntibeshye. Urumva turacyafite amezi menshi kugira ngo no mwaka urangire. Ni ze ngamba wumva ufashe nyuma yo gufata igikombe uvuga ati ngiye gukora iki kugira ngo no mu mwaka utaha muri 21 nzongere mfate iki gikombe, cyangwa se nzafate nibirenzeho? Intego yanjye ni ugukora cyane, kandi intego ya kabiri yindi kwegera urubyiruko, kabashishikariza kwicara ku ntebe y'ishuri, ariko banatekereza gusohoka mu ishuri yaramenye icyo azagera hanze agakora, pana kugera hanze akabona gutekereza icyo akora, kugitekereza kiri ku ntebe y'ishuri, adatekereje ngo azicara muri biro runaka, adatekereje ngo agomba gutangira gutekereza umushinga akiricaye mu ishuri. Okay mama, wenda abantu basanzwe bakureba muri filime bakubonamo impano itangaje, rero nanjye bikanira kukubaza, ese ni ibintu wize kuba wakina cyangwa se ni impano wifitemo ukaba utarigeze wiga gukina filime? Ntago nabyize. Umuntu mukuru ntabeshya, hari uwabeshya ngo yarabyize ngo yize mu ishuri nizi. Nta shuri nize mu gukina filime, ninjiye muri sinema mbu umukinnyi utozwa nk'abandi, ariko ntaho nabyize. Bivuze ngo niba utarabyize hari abandi bamama bashobora kuba bafite impano nk'iyawe koko, ariko bakiri hariya bitinya. Nube butumwa wabagena kugira ngo nabo batere ikirenge mu cyawe kugira ngo nabo bagere nk'aho ugeze? Ndabwira abanyarwandakazi bari mu kigero cyanjye, mwikwitinya kuko kwinjira muri sinema nta cyaha kirimo, ni akazi nk'akandi, ni ugushaka ubuzima nk'ibindi byose, nk'uko wajya mu isoko ugacuruza, nk'uko wacuruza imyenda cyangwa ibiribwa. Nicyo nabwira abagenzi banjye ko bakwitinyuka. Ubu ndabamenyesha ko babyeyi, dore ngiki gikombe nakibonye, ubu ndaharanira kubona ikindi kandi ngaharanira n'ishema ry'umuryango wanjye n'iry'igihugu cyanjye. Ndagira ngo niba nibuka neza, hari umunsi nge nawe twahuriye muri Serena Hotel muri 2015 n'ubundi aho hari gutangirwa Rwanda Movie Award. So ndagira ngo ungereranyirize ibintu, mbere ntago yari yakaba international, noneho kuba yabaye mpuzamahanga, tukabona abanyamahanga baje mu Rwanda nabo bagahembwa, icyo kintu nacyo uracyakira ute? Uburyo mbifata kuba abanyamahanga baje hano, icya mbere igihugu cyacu gifite umutekano. Ahantu hari umutekano nta wabura kutajyayo, nta wabura kutajya kumurika yibye. Icyatumye rero abanyamahanga baza hano, hari amahoro. Abanyamahanga baza kumurika ibintu byabo, ibihangano byabo, kuko bazi neza ko bizeye umutekano. Icyo nicyo cya mbere nashimaho igihugu cyanjye, kandi nkashimaho leta y'ubumwe. Mama, mu ibintu byo bijyanye n'amarushanwa cyane cyane yo hajemo none y'ibintu byo guhembwa, usanga hari abahembwe hari n'abadahembwe, kandi umuntu uhembwe n'udahembwe ntago batekereza kimwe, sibyo? Ndagira ngo wenda nkawe ubwawe, iyo utaza kubona iki gikombe wari kuba umeze ute? Nta kibazo nari kuba mfite, ahubwo nari gutangira gutekereza ngo mpindure
ku byo nakoraga ngira icyo ndushaho gukora. Nta kibi njya ntekereza ku mutima wanjye cy'ishyari, ahubwo ngira ishyaka muri jyewe. hari ibintu bikunda nanone kuvugwa mu marushanwa ugasanga uwahembwe uti wenda bagendeye ku kimenyane cyangwa se yatanze ruswa cyangwa se ibintu ngo byakata, aho wowe nta banga ufite ry'aho ngaho? Ngewe uko ngana uko nta kata nagira, kubera ko mbashaka kubona ikintu nakoreye kuko nicyo kintera imbaraga y'ejo hazaza. Nk'abantu ese ukeka ko kuba ufite impano gusa bihagije, cyangwa se nanone kuba ufite impano nanone ukajya no kubyiga nabyo birafashwa? Duhe nk'inama kuri icyo kintu. Impano no kongera ubumenyi kuri iyo mpano ufite nabyo ni byiza kandi birashoboka byose. Ubu ni ugushakisha uburyo ngomba gushakaho niga. Okay, mama, ndagushimira ku kiganiro cyiza tugiranye, ariko ntago nakurekura byibura ntaguhaye mikoro ngo yifate ubwira abanyarwanda ikintu kikuri ku mutima. Ndabizi ufite ibyishimo byinshi, nyemerera uwo mwanya unabasezere njyewe wise mva muri studio ndigendeye. Murakoze cyane banyarwandakazi, mwarakoze, ntago mwaruhiye ubusa. Dore intsinzi yabatashyeho kuko mwangaragarije urukundo, mungaragariza icyizere, mungaragariza ko mu nkunda ndi umubyeyi kandi utarigeze acika intege. None nanjye dore nabiberetse. Murakoze cyane.